Turabasuhuje bakunzi b'ibiganiro bizkomo aguka. Iyi ni ya programme twabazaniye kugira ngo tujye tuganira namwe ku byifuzo mu tugaragariza abaduhamagara, ndetse ariko kandi iyi akaba ari umurongo ducishaho ibiganiro bigambiriye kutwigisha twungurana ubumenyi. Uyu munsi nkuko bisanzwe muri studio za bizkomo aguka, ndi kumwe na mugenzi wanjye Sebastian Uwizeyimana, nanjye nitwa Strato. Wasuza abantu Seba? Mukomere cyane. Ariko nanone twagira umugisha wo kwakira umuyobozi mukuru w'ikigo Bizkomo Group. Munsi twamwakiriye muri studio. Murakaza neza nyakubahwa. Murakoze cyane. Yego. Kandi nishimiye ko tugiye kugirana ikiganiro cyiza. Yego. Nkuko twari tubivuze, ni umuyobozi mukuru w'ikigo Bizkomo Group. Ikigo kugeza uyu munsi kimaze kugira ibindi bigo bigeze kuri bitatu, aricyo Bizkomo Finance, ikigo gitanga inguzanyo z'igihe gitoya, hakaba na Bizkomo Limited nk'ikigo cy'ubujyanama kiba gifite abahanga mu bumenyi butandukanye. Araza kubidusobanurira by'umwihariko. Sebastian, nongeye nguhaye ikaze, nawe abantu bari bakumbuye kukumva, bagira ngo bumve nawe nimba umeze neza. Amakuru yari meza, meze neza. Bizkomo aguka tumeze neza, channel iri gukura, ariko mbanze mbwira abantu mudukurikira mwanze gukora subscribe rwose, mukore subscribe, baje banadukurikira ariko banadufollowinga. Subscribe bakanakora no magambo yanditsemo subscribe imbere izina Bizkomo aguka, hahitaza akamenyetso k'inzogera nako kagakandaho, ubundi aho wibereye mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye, iyo tubazaniye ikiganiro, iyo tubazaniye inama zigiye zitandukanye nk'izi tugenda tubazanira, baba ba mbere mu kuzibona. Nanjye rero ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri iyi session y'uno munsi. Yego. Arakoze mugenzi wanjye. Iyi munsi by'umwihariko tuje kubamara amatsiko ku bibazo mu mazi iminsi mutubaza, abaduhamagaye tubashimira, abatwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu, by'umwihariko TikTok, YouTube, LinkedIn n'ahandi hatandukanye. Turabashimiye kuba mufata umwanya wanyu, ndetse n'abaje aho dukorera ku Muhima, mwese muje kudusobanuza kuri service yacu y'ikigo twabasobanura bita Bizkomo Finance. By'umwihariko rero uyu munsi nkuko nabibabwiye, turi kumwe n'umuyobozi mukuru, turagira ngo bimwe mu bibazo mwatubajije iyi munsi aze kubidusubiriza. Bwana Dr Jean Pierre Bizimana, twagira ngo twongere tubahe ikaze, ariko mudusobanurira abantu ubundi Bizkomo Finance ni iki mu magambo make. Murakoze cyane Strato kuba wabashe gusobanura neza Bizkomo Group. Kugira ngo dusobanure neza Bizkomo Finance, tubanza gusobanura Bizkomo Group. Yego. Ubushize hari ikiganiro twari twagize dusobanura Bizkomo aho yaturutse. Twabwiraga abantu ko Bizkomo Group Limited yatangiriye muri Kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2002. Nk'uko nyine n'izindi business zose zitangira, yatangiye ari igitekerezo, hanyuma icyo gitekerezo kiza kubyara umushinga. Muribuka ko ubushize twavuze ko yatangiye ikora ibijyanye n'icapiro ry'ibitabo ndetse n'imikoro by'abanyeshuri, hanyuma iza kugenda ikura, iraguka, iza kubyara Bizkomo Consultants, aricyo kigo wavuze bavuga, hari abavuga ubujyanama ariko n'abavuga ubugishwanama. Yego. Izo rero ni consultants. Ni nayo service Bizkomo Group yahereyeho, ikora consultants. Consultants ni ukuvuga ngo ni uguha abantu ubujyanama cyangwa se ubugishwanama. Muri ibyo by'ubugishwanama rero dukora n'ibintu bitandukanye. Ubwo wenda nabyo turaza kubisobanura cyangwa se tuzajyana igihe cyo kubisobanura. Hanyuma ubugira kabiri, kubera ibyo abantu tugana bashakaga ndetse nabo dukorana aba partners, twaje gushinga n'ikindi kigo cyitwa Bizkomo Insurance Limited. Icyo kikaba kirebana n'ubwishingizi. Hanyuma rero mu gihe cyashize nibwo twatangije ikindi kigo cya gatatu, nk'uko bivuga ko ifite ibigo bitatu, cyitwa Bizkomo Finance.
ubwo rero noneho mu kuyisobanura kuko wari ubisabye, Bizicom Finance ni ikigo kibarizwa muri Bizicom Group, nk'ibindi bigo nyine nacyo kibarizwa muri Bizicom Group, kikaba cyo gitanga inguzanyo ku bantu muri rusange. Yego. Iyo tuvuze abantu muri rusange ubwo tuba dushaka kuvuga ko ni ibyiciro bitandukanye by'abantu. Bizicom Finance ihinguzanyo harimo abantu ku giti cyabo, hakabamo inshore n'unguke. Yego. Iyo tuvuze inshore n'unguke tuba dushaka kuvuga SMEs. Yego. Nizere ko iryo jambo mu Kinyarwanda byumvikana. Inshore n'unguke no kuvuga ngo ni ikigo cy'ubucuruzi. Yego. Nkuko umuntu yaba afite nk'umushinga wenda wo gucuruza boutique, umushinga wo gucuruza wenda ibitoki n'ibindi bitandukanye. Ubwo rero tukagira n'abandi bantu batandukanye duhinguzanyo, abakozi bashaka nk'inguzanyo, ubu ni inguzanyo nshyashya turi gutangira, tugaha inguzanyo amakoperative n'abanyamuryango bayo, n'ibindi byiciro bitandukanye, ndetse turashaka no kuzajya duhinguzanyo ibimina. Yego. Ubwo rero muri makeya ni icyo ngicyo. Ubwo Bizicom Finance ikaba ifite ubuzima gatozi yahawe na BNR, banki nkuru y'igihugu, kugira ngo ijye ikora ibyo bikorwa byayo nyine byo gutanga inguzanyo ku bantu batandukanye. Yego. Yes, mumaze kudusobanurira kuri Bizicom Finance icyo ari cyo ndetse n'uko ikora nabo igenewe, hari ikibazo mise nibaza nise niki mwabonaga cyaburaga ku isoko ry'imari n'inguzanyo hano mu Rwanda, ari nacyo kijyana n'ikibazo kivuga ngo se mubona Bizicom itandukaniye n'ibigo by'imari bindi bihari, kugira ngo tubyinjiremo neza, noneho tureba abo bireba ndetse n'uburyo bwo kuzifata inguzanyo n'ibiki byose tugiye kuganiraho tubyumva neza. Yes. Icyaburaga ku isoko nk'uko nyine dukunze no kubiganiraho n'abantu batandukanye, nuko burya buri mushinga wose cyangwa buri business kugira ngo igere ku ntego zayo, igere success, nuko hari ikibazo kiba giharije gukemura. Yego. Hanyuma Bizicom rero nk'uko twabivuze yatangiye ikora consultants cyangwa ubugishwa nama. Hari ibibazo rero abakiriya bacu batugaragarizaga. Yego. Cyane cyane ibijyanye no kubura umutahe. Iyo tuvuze umutahe no kuvuga ngo igishoro. Byita igishoro. Ubwo rero turavuga tuti ese twebwe nka Bizicom ni iki twakora kugira ngo dufashe aba bakiriya bacu baza batugana. Twakunda kuvuga mu nyine n'abasore, donc urubyiruko, ingeri z'abantu batandukanye, abacuruzi se, ariko bamwe bakaza bavuga ko bagira ikibazo cy'igishoro. Ubwo nibwo twatangiye rero gushaka uburyo twagikemura, usanga uburyo bwakoroha bw'ibanze ari uko twatangirira ku byo twita non-deposit financial service providers. Ubu rero ni nacyo cyangombwa dufite cyo kuba non-deposit financial service provider muri ibyo byo mu Cyongereza, ariko tubigenekereje mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ikigo gitanga inguzanyo ziciriritse z'igihe gitoya. Yego. Ariko nk'uko mubizi nyine umushinga uratangira ukagenda ukura. Yego. Tugamije kuzagira ikigo cy'imari, tukazabona Bizicom Finance yabaye ikigo cy'imari gikomeye gifatika, gitanga inguzanyo noneho z'igihe kirekire kandi ku ngeri z'abantu bose batandukanye. Yego. Turabashimiye ku busobanuro muduhaye ku kigo cya Bizicom Finance ndetse n'icyo ifasha abayigana. Ubwo twagira ngo noneho tunibaze duti ese kugira ngo umuntu ahabwe inguzanyo bwa mbere, umuntu tugannye Bizicom Finance bwa mbere asabwa iki kugira ngo abone ya nguzanyo? Murakoze. Umuntu uje bwa mbere atugana, navuga ngo
dukeneye ko nyine abantu baza batugana kugira ngo dukorane, abantu bose bumva bafite ikibazo cyo kubona igishoro tubahaye karibu. Yego. Ariko nyine nk'uko mubizi kugira ngo inguzanyo itangwe hari icyo bisaba. Yego. Ubu twatangiye gutanga inguzanyo, hari abazibonye ariko hari n'abaza nyine tugasanga ibyo dusaba ntibabyujuje. Yego. Ikintu kibanze burya kibanze rwose ni ingwate ku muntu uje bwa mbere. Yego. Buryo iyo umuntu aje ubwa kabiri ho birashoboka ko dushobora kubiganiraho tugasanga kubera ukuntu aba yaritwaye yishyura neza inguzanyo ya mbere, ibyo by'ingwate tukaba twabyoroshya. Ariko umuntu uje bwa mbere kugira ngo tugire icyizere cy'uko aya mafaranga twayazayagarura biba bisaba ko asiga ikintu nyine kizatuma nawe agira bwa bushake bwo kugaruka kukigombora akagarura ya mafaranga. Mbere twigeze kujya dutanga inguzanyo zidafite ingwate. Yego. Ariko byagaragaye ko hari rimwe na rimwe ko abantu bajyana amafaranga ntibayagarure. Ubwo rero nibwo twahisemo ko twavuga ngo umuntu uje bwa mbere ajya agira ikintu asiga nibura gikubye kabiri iyo nguzanyo ari gusaba. Yego. Noneho nagaruka niyishyura neza ubwa mbere, wenda n'ubwa kabiri, wenda ubwa gatatu, no guhera ku bwa kabiri wenda nabyo birashoboka. Ariko tukareba ko dushobora kuba twagabanya icyo gusaba ingwate. Yego. Uvuze ku kintu cy'ingwate mpita nibaza se ni izihe ngwate mwakira mwemera kugira ngo umuntu mwe mwamuguriza amafaranga? Ubundi mu by'ukuri ingwate yari yose ubundi turayakira. Iyo ari yo yose umuntu yaba afite ipfa kuba irengeje ikubye inshuro ebyiri inguzanyo ari kwaka. Nibura inshuro ebyiri, umuntu ashobora no kuzana inini ariko nibura inshuro ebyiri. Ingwate rero twemera ni ishobora kwandikwa muri RDB. Iyo yose ishobora kwandikishwa muri RDB ni ukuvuga ngo umuntu afite icyangombwa. Ingwate yose umuntu afite icyangombwa. Yego. Turayakira. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu afite ubutaka bwe, afite ikibanza, ibyo afite inzu, afite imodoka, ibyo byose birandikwa kandi ikeneye amafaranga. Urumva ko Biscom Finance ni ikigo cy'imari kiguriza abantu amafaranga mu buryo bwihuse kandi budahenze. Ubwo urumva nubura amafaranga kandi Biscom Finance ihari. Yego. Ndagira ngo iki kibazo nkibarize abantu bakomeje kutwandikira muri comment zatugezeho nuko bakunze kubaza mu ngwate. Hari umuntu watwandikiye atubwira ko aherereye muri Nyagatare, atubwira niho mfite ubutaka, abandi bakatubwira buri Butare, abandi Kayonza. Ese ingwate dufata muri Biscom Finance ni ingwate zimeze gute, zuzuje ibihe bisabwa? Ngira ngo nago ari buri ngwate twakira kuko hari abagiye baza tukabasobanurira bo barabyumvishije impamvu, ariko turagira ngo tunasobanurire abatukurikiye bose ubwoko bw'ingwate twakira muri Biscom Finance. Yes. Murakoze. Kugeza ubu ngubu ubundi ingwate nyine zirimo ibice bibiri. Hari ibyimukanwa hakaba n'ibitimukanwa. Ibyimukanwa byo icyo ari cyo cyose umuntu yagirira icyangombwa. Yego. Kirengeje agaciro inguzanyo ari gusaba turacyakira. Yego. Turacyakira. Hari abantu dufite bitwa aba valuers. Bisaba ko babanza kugira agaciro tukareba niba kisumbije agaciro yanguzanya umuntu ari kwaka. Yego. Ariko kandi hari n'ingwate z'ibitimukanwa. Ngo turavuga ubutaka, amazu se, amastoke, ibibanza, amashyamba, amakawa, izo nazo ni ingwate. Yego. Ariko kugeza ubu ngubu turacyari kwakira ingwate ziri muri Kigali. Yego. Ziri muri Kigali cyangwa se mu mirwa mikuru y'intara. Nko mu mirwa mikuru y'intara tuvuge nka za Muhanga, Huye, Musanze. Yego. Aho naho umuntu aramutse afite ingwate isumbisha agaciro inguzanyo ari kwaka
tubiganiraho tukareba icyo bisaba hanyuma twabyumvikanaho dusanga byujuje ibyo bisabwa turayakira nta kibazo. Ubwo nekereza ko abantu inshuti zacu muherereye mu ntara muhawe ubusobanuro kandi bubanyuze, kandi igihe cyose mutanyuzwe cyangwa se mudasobanukiwe tubashishikariza kutugana ku biro byacu aho dukorera ni ku Muhima, cyangwa se mukaba mwaduhamagara kuri nimero ya telefone yacu 0795533293. Ikindi agize n'igitekerezo nka gutya kuri kino kiganiro bajya hari abandikira comment bakatwandikira, turabibona nabwo tukahita tumusubiza akabasha gusobanukirwa. Yego. Twagira ngo dukomeze n'ibibazo bikomeye. Ari ikibazo ngiye numva nshaka kubaza. Inguzanyo mwatubwiye ko Bizcom Finance ari ikigo gitanga inguzanyo cyane cyane ku bantu biteza imbere ariko zishyurwa mu gihe gitoya nk'amezi 3. Ese dutangira hari serivisi mwavuze ko hari ubwoko bw'inguzanyo cyangwa se ibyiciro by'abantu nk'amakoperative mwari mwakomojeho, abagore cyangwa urubyiruko, haba hari serivisi z'umwihariko cyangwa se inguzanyo z'umwihariko mukunze guha abantu mu bindi byiciro, kugira ngo nazo nimba zihari tube twazisobanurira neza abakiriya bacu kugira ngo nazo barusheho kuzisobanukirwa. Ariko nanone kugira ngo bifatanyirize hamwe, hari uburyo abakiriya bacu bajya bumva ngo dufasha abantu, turagira ngo tubishyireho umucyo ko ntago ari ukubafasha amafaranga ngo tuyabahe gusa bayatware. Nk'uko twabivuze turaguriza, turi ikigo gitanga inguzanyo yishyurwa mu gihe gito. Bajya batwandikira ariko se ngo ngiye mfite igitekerezo cyiza ngo se ngo mbigenze ne ko nta mafaranga mfite, bakagira ngo wenda turi ikigo gishobora kuba kiyatanga inkunga. Ubwo nabyo mwabishyiraho umucyo kugira ngo barusheho kubisobanukirwa neza. Mbere ko dusubiza hari n'abandi bakubwira ngo mfite business naraninga ariko igishoro igihe amafaranga ni make kandi nta ngwate mfite, ngiye nabigenza nde. Yego. Bakoze icyambere twashaka kuvuga nuko nyine nkuko mubisobanuye neza nuko Bizcom Finance itanga inguzanyo. Inguzanyo rero ni yishyurwa, ntabwo ari impano. Donc ni inguzanyo ziba zigomba kwishyurwa. Yego. Umuntu rero yisabye tuba dusaba ko ayo mafaranga yagarura. Yego. N'inyungu idakabije. Ubwo kubijyanye n'inyungu byo biterwa n'umushinga. Ntabwo tuvuga ngo wenda amafaranga nanga yari fixed, ntabwo nta tuba dufiteho iri fixed, ahubwo biterwa n'umushinga w'umuntu ukomeze. Ubwo abatugana muri Bizcom bajya baza umuntu bitewe n'umushinga umuntu afite akegera abantu bacu babishinzwe bakamusobanurira. Iyo bumvishe umushinga wari wo bashobora kumubwira ati inyungu uzishyuraho n'aya. Yego. Ikindi rero warubajije mu kijyanye nimba hari ibyiciro by'abakiriya, abantu n'abahe nize serivisi tubaha. Nk'uko twabivuze mu ntangiriro. Yego. Bizcom yatangiye ikorana n'abacuruzi. Yego. Abacuruzi nibo bari bakunze kutugana, nta nubwo turamara igihe kinini dukora. Twatangiranye n'abacuruzi nibo bakundaga kuza, ariko twagira ngo tubishyireho umucyo wenda n'abandi nabo bareke kwitinya baze. Yego. Donc dukorana n'izo bita nshone n'unguki. Twabivuzeho nshone n'unguki no kuvuga ngo ni ubucuruzi busanzwe, abantu bafite ubucuruzi. Ashobora kuba umuntu ku giti cye cyangwa se ari association cyangwa se ari company z'ubucuruzi, izo nizo bita nshone n'unguki. Noneho tugakorana n'abacuruzi nyine ku giti cyabo.
ubu ngubu rero turi guhamagara ariko dukorana n'urubyiruko nubwo turi kubahamagarira ko baza bakiyongera. Hari abo twatangiye gufasha ubu ngubu, donc hari abo twatangiye gukorana basaba inguzanyo tukazibaha, nta kibazo, ariko turahamagara n'abandi urubyiruko ko bajya baza bakagaragaza imishinga bafite, hanyuma tukabaha amafaranga bakagenda bagakora bakiteza imbere. Ibyo by'urubyiruko rero, urubyiruko rukunze kubura ingwate, nicyo kintu kigaragara muri rusange. Abo bantu rero turabakangurira ko wenda bajya bashaka nk'amatsinda babarizwamo, swati umuntu akaba ari nko muri koperative. Ubwo ni ikindi cyiciro cy'abantu dukorana nabo, amakoperative. Iyo umuntu ari muri koperative yanditse isanzwe ikora, ifite navango financial performance, ziko byita by'Rwanda, ni ukuvuga ngo ibijyanye n'imari bifatika, uburyo binjiza amafaranga n'uburyo asohoka bikaba bigaragara. Icyo gihe umunyamuryango, umuntu avuga wenda nko ku rubyiruko, ashobora kuza koperative yo ikamubera umwishingizi. Ariko kugira ngo tumusabe ingwate, koperative ishobora kuza ikamwishingira. Iyo product sinzi niba abantu bari bayizi, ariko ubwo babyumve, katubishyireho umucyo kugira ngo abantu babyumve. Urubyiruko uri nko muri koperative, ushobora kubwira koperative yawe ikaguha ibaruwa igaragaza ko ikwishingiye, ikagaragaza ko ari nayo izishyura binyuze muri koperative. Icyo gihe nta kibazo, uraza tukaguha inguzanyo. Ikindi cyiciro ni abadamu cyangwa se abari n'abategarugori. Yego, muri rusange nabo twagiye dukorana mu cyiciro bitandukanye, tubahugura, barabizi benshi nk'abo ab'Imbuto Foundation twarabahuguye, abadamu bafashwaga na WDA nabo twarabahuguye. Hanyuma hari n'abandi batandukanye, n'ubu ngubu hari abo turi gukorana bo mu bigo by'amashuri. Abadamu nabo turabakangurira ko abadafite ingwate bajya bagana amatsinda cyangwa se koperative z'abadamu, nazo ziriho. Ariko hari n'ibigega bishinzwe gufasha abadamu, nabyo bashobora kubigana. Aho wagana ikigo icyo ari cyo cyose wakorana nacyo, kikakwandikira kikwishingira ku nguzanyo, icyo gihe uraza tugasinyana nabo amasezerano, undi tukaguha inguzanyo. Yego, ikintu numvishemo hano, nongere mbonereho nsubiza, ubwo ngiye igisubizo cyo cyabonetse nanjye kongeraho. Ndagira ngo mbwire rwa rubyiruko ruduhamagara, ababa ari n'abategarugori nabo baduhamagara, abaduhamagara ngo dukorera hano, ducuruza imbuto, ducuruza imboga, ariko dukeneye amafaranga kandi nta ngwate dufite. Igisubizo cyabonetse, bagende biyegeranye, bibumbire mu matsinda, hanyuma bagire gute, bagane Bizcom Finance bibafashe kubona inguzanyo mu buryo bworoshye. Ukiri kuri ibyo, uvuze abantu bakora iyo mishinga yo gucuruza imbuto, ariko ndagira ngo mbaze iki kibazo, ese Bizcom Finance abakiriya bayo amafaranga make babasaba nangahe mutanga mwabaha? Kuko nekereza ko mufasha abantu mu ngeri zose, kugira ngo wenda n'abari mu yindi mishinga minini, nko kuba ari gukura imari mu Bushinwa, akeneye kuyikura muri Majerwa, cyangwa se akeneye kwishyura amafagitire n'ibindi bigaragara, abantu nk'abo ngabo, cyangwa se akeneye kugura ikintu gikomeye, akeneye amafaranga yihutirwa, kuko mwatubwiye ko mutanga amafaranga mu gihe gito. Abo bantu bo biba bihagaze gute? hari ibindi byiciro nari ntaravugaho. Yagani mbanze mbivugeho. Hari kandi icyiciro cy'abantu bafite ibimina. Abantu bafite ibimina, ibyo bindi twavuze, n'ubwo na Sebastien bivuze neza cyane, ati bashaka nk'icyiciro babarizwamo. Abantu bafite rero ibimina nabo
ashobora ku ikimina ariko cyanditswe gifite ubuzima gatozi Okay. kuko ibimina byo ni byinshi cyane ariko nta buzima gatozi bifite. Ubwo tubonereho wenda ko twanakangurira abantu ko ibimina byakwiyandikisha mu murenge. Hari gahunda iriho yo kwandika ibimina mu rwego rw'umurenge. Yego. Icyo gihe babaho ubuzima gatozi. Ikimina rero gifite ubuzima gatozi, umunyamuryango wacyo ashobora kuza akazana urwandiko ruvuye mu kimina kishingira ko kizamwishyurira. Yego. Kuko amafaranga yabo yose abanyura mu bimina. Icyo gihe nawe nta kibazo araza tukabyumvikanaho tugasinyana amasezerano n'ikimina turukamo ubundi tukamuhereza inguzanyo. Yego. Ikijyanye rero n'ingano yayo dutanga nk'uko Strato yarabibajije, biterwa n'ayo umuntu ashaka. Okay. Kugeza ubu ngubu cyakora turacyafite plafond yo kutarenza wenda nka miliyoni 50. Yego. Kuri abo bacuruzi banini bavana ibicuruzwa hanze bashobora kutugana, uretse ko nyine ni ibintu kubera impamvu nuko aribwo Bizicom ntabwo iramara igihe kinini itangiye. Kandi murabizi ko umwana ntabwo yavuka ngo ahite yuzura ingobyi, tuzajya tugenda tubikoraho mu gihe tuzabona demand y'abakiriya barengeje ayo mafaranga. Yego. Ubwo nicyo tuzarebaho nyine ku yindi ntambwe zakurikiraho. Yego. Murakoze. Yego, ngira ngo barasobanukiwe, bamaze kumva byose ko bimeze. Ngira ngo udukurikiye muri kano kanya, niba utarakora subscribe uyikore, urakanda kuri ano magambo yanditsemo subscribe ari imbere zina Bizicom Aguka, hahita haza akamenyetso k'inzogera ugakande hako ngako. Iyo utagakanzeho, iyo tuzanye ikiganiro, iyo tubazana inama nk'izi cyangwa se n'ubundi bujyanama ntabwo ubibona. Kubera iki? Bigusaba gufungura YouTube. Ariko iyo wakanze kuri ako kamenyetso, message iraza, iyo tujya kubona ukabona notification igize gute ikugezeho. Sibyo? Reka dukomeze rero. Turacyari kuganira na CEO wa Bizicom Group. Tubabwiye ko dufite ibigo bitatu, harimo Bizicom Finance, Bizicom Insurance ndetse na Bizicom Consultants. Ariko kano kanya turi kwibanda kuri Bizicom Finance, tubaza bya bibazo mwibazaga, bimwe twabaye ibisubizo, ibindi tugomba kubibaza CEO nawe ari kugenda abasobanurira. Nuza kugira ikindi kibazo, icyifuzo ndetse n'inyunganizi, atwandikire muri comment. Twabaye na nimero ya telefone mushobora kuduhamagaraho, tuba tuyitaba guhera kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 11 kuva saa 2 n'igice kugera mu masaha y'akazi. Mu masaha y'akazi tuba turi kugenda tubasubiza. Si uwo munyemerere mbabaze, hari ikibazo batubajije. Baravuga bati ngo ni gute mukorana n'urubyiruko kimwagisubize. Noneho ari ikibazo bavuze ngo baravuga ngo Bizicom ifasha ite abantu bafite ibitekerezo by'ubucuruzi ariko badafite igishoro ndetse n'ingwate. Wari wigeze kugikomoza ariko ndagira ngo noneho gisubiza ari ikibazo nyirizi rwose nongeye gitsinda. Nibyo twari tumaze gusubiza mu kanya. Umuntu ufite igitekerezo cy'umushinga, wowe agana Bizicom Consultants. Yego. Twarabivuze ko dufite abantu barabango b'inzobere bashobora kugufasha, bakakugira inama, bakakwereka n'intambwe. Wenda simbizi niba hari uburyo tuzo kubizikomozaho nazo, intambwe umuntu anyuramo kugira ngo ubone umushinga. Yego. Umushinga wari wose nk'uko twabivuze na Bizicom niko yatangiye. Umushinga wari wose wera mu gitekerezo. Cya gitekerezo ukagikorera inyandiko. Bitakoze inyandiko y'igitekerezo cyawe ntukajye wibwira ngo ufite umushinga. Ugomba gukora inyandiko y'umushinga ariyo bita business plan. Yego. Business plan rero mu Kinyarwanda bayita inyandiko y'umushinga. Yego. Ni inyandiko iyo bita road map ya business. Donc nuvuga ngo niyo ikuyobora. Abajya bacunda gutera inzenya ariko wenda bajya kureba ngo ni Bibiliya ya Noel rwemeza-mirimo. Ariko Bibiliya wenda yo ni ijambo ry'Imana, ariko wenda ni nko gusanisha. Ariko nuvuga ngo ni inyandiko ibigomba kukuyobora umunsi ku munsi, ukajya ureba niba ibyo wateganyije ari byo uri gukora. Yego. Icyiza kuri business buryo no ugomba gukora hejuru y'ibyo wateganyije. Ariko iyo ubonye bigiye munsi nyine nibyo niho business igufashiriza. Yego. Uhita ugire ukuntu ubigarura. Yego. Mu Cyongereza bakunda kuvuga adjust.
ukabigarura mu murongo. Ubwo rero ni ibyo ngibyo bafite ibitekerezo bagana Bizicom Consultants. Nanjye ubwanjye nshinzwe gufasha ba rwiyemezamirimo kuva muri 2005 ubwo ni imyaka 20 nkorana na ba rwiyemezamirimo, nanjye abenshi baraza tukavugana kandi tukavanamo umusaruro ufatika, yego bakabona umushinga nyawo. Noneho ikijyanye rero n'umuntu udafite ingwate, nicyo twari tuvuze mu kanya, umuntu udafite ingwate agana amatsinda, nicyo cyamushobokera kuko nta bundi buryo natwe twabikoramo. Yego, udafite ingwate kuguha amafaranga, udafite ingwate twabwirwa n'ikindi bazagaruka. Burya bajya bavuga ngo uwabaje imitima ntiyayiringanisha. Hari ubwo wumva rwose we ari umwizerwa, ari inyangamugayo, yego, akareba uburyo tutamugiriye icyizere bikamubabaza kuko nagiriye amafaranga, abantu bakaba batagira icyizere, nta hantu biba byanditse, yaba hari aho byanditse twahita tuvugirira icyizere, ariko kubera ko nta cyizere nyine umuntu nyamuntu ntabwo agirirwa icyizere umuntu usanzwe, bisaba ngo usige ikigaragaza ko ya mafaranga uzayagarura. Nibyo ni ikintu usiga muri Bizicom Finance kigaragaza ko nawe uzagira iryo shyaka ryo kugaruka ku gicungura. Yego. Sinzi nimba nyuzwe mugenzi wanjye, ariko ntekereza ko abadukurikiye babisobanuye neza izo mbogamizi. Twizere ko zivuyeho. Aho waba uherereye hose urasabwa gushaka aho ubarizwa nk'uko yabivuze, hanyuma hubarizwa nko mu matsinda, ariko harimo koperative, harimo ibyo bimina, harimo amasosiyasiyo azwi, ndetse n'abakozi. Hari ikindi cyiciro cy'abakozi nacyo dushaka kwibandaho muri iki gihe. Nta kibazo kubera icyiciro cy'abakozi. Hari abakozi bamaze iminsi batugana, ariko akaza akavuga ati ntabwo hate mfite. Yego, ubu rero uko tujya tubasubiza nabo barabizi. Donc nuvuga ngo iyo umukozi akora bagombye kukwandikira ibaruwa, tukagirana nabo amasezerano yuko ayo mafaranga ari bo bazatwishyura. Bakiyemeza ko ari bo bazakwishyurira. Apana umukozi nyine ko ari uvuga ngo nibuzi n'umukozi biba bimureba ko nawe sinyaho, ariko tugirana amasezerano n'umukoresha. Akiyemeza ko ayo mafaranga uwo muntu afashe azayishyura. Dutanga rero amafaranga atarenze 50% y'umushahara usigaye, net salary. Umushahara usigaye ari umushahara mbumbe, hakaba umushahara usigara, ubwo sinzi uburyo iteretse, ubwo nari yaducyura ayo umuntu acyura mu rugi. Yego. Turaza rero ukatwereka historique yawe, uhemberwa, tukareba amafaranga wakira mu ntoki, hanyuma tukaba twaguha 50%. Ubwo ndi kuvuga ariko ku kwezi tuyatanga ku kwezi yo. No kuvuga ngo umuntu uzajya akenera wenda ufite akazi gasanzwe, turagira ngo iki cyiciro ahubwo abantu bazakiteho cyane, abakozi siri tubakora umushahara. Yego. Donc umuntu uzajya akenera amafaranga yo ku kwezi, donc kuvuga ngo ni ya mafaranga yihuta, tuyita amafaranga yihuta. Yego. Hari form dufite tuzajya tubaha, bakagenda abakoresha bakayuzuzaho, tukayisinyaho nabo bakayisinyaho, n'uwo muntu ukeneye amafaranga akayisinyaho. Ayo mafaranga tuyatanga hagati y'itariki ya mbere n'itariki 20 za buri kwezi, kugira ngo wa mukozi nahembwa ya mafaranga bita bayatwishyura. Ubwo rero umuntu wese ni ubuze umushahara ahembwa, urebure mu mushahara uhembwa, hanyuma wamara kuwumenya ukareba nayo wakira mu ntoki, ayo wakira mu ntoki ukayagaburamo kabiri, ukaba waza Bizicom ikayaguha mbere y'itariki 20 naho wazahembwa ukayagarura, kuko uba wayakiriye ugagaruraho 50% ndi ukaba ari yo usigarana. Yego. Ndizera benshi bashubijwe iki kibazo, twakibaje inshuro zirenga 5 cyangwa 6 nendaga kukikubazo, nicyo cyari gikurikiye. Bamwe mu konkora mfite umukoresha yansinyira byagenda gutya na gutya, ariko se byagenda gute? Urumva abantu mukorera umushahara namwe ikibazo cyanyu kigiyeho umucyo. Murishimye, murabitwereka muri comment, murabitwereka mukora subscribe, ndabizi ko bino bimeze neza. Yego. Bajya baduhamagara ubwo batubwiye ko byemewe igihe cyose ugize ikibazo, ari igihe umuntu ahembwa amafaranga ntarangize ibyo yagombaga gukora, bwongera ngo ni iyo case mwabatekerejemo. Hanyuma wenda cyangwa se ageze rokenza abaye makeya 15, twese iratugora abantu benshi.
bikunze kutugora kubera ko umuntu aba ashaka kwagura cyangwa kurangiza ibyo yapanze. Ubwo murabyumvishije ko batwemereye ko ushobora kubona byibuze 50% by'amafaranga wakira cyangwa utahana ku kwezi, ukaza ukarangiza ikibazo cyawe, hanyuma baguhemba ukibuka ko hari abo mwajyanye amasezerano ugahigura, hanyuma tugakomeza dukorana. Mutugane rero, ni kuri za nimero zacu twabakomeje kubabwira, murakaza neza rwose, ayo mafaranga barayatwemereye. Sinzi dusoza nimba turi kugana ku musozo, ariko hari icyo ufite, ariko yari yanatwemereye ko yazadusobanurira cyangwa se wenda muri part 2 y'iki kiganiro yaza guhita bitubwiraho umushinga kugira ngo ba bantu batubwiye baze kugira. Ariko ndagira ngo dusoza nimba hari icyo waba ufite cyanyuma kugira ngo kuri iyi serivisi ya Bizcom Finance. Hari ikintu cya mbere kiba gihari, turabizi ko gutera imbere buri gihe umuntu akenera n'ubufasha cyangwa se agakenera no kwiyambaza ibyo bigo by'imari. Ndagira ngo tugana ku musozo ugire inama nk'abantu batinya gufata inguzanyo. Nihe nama wagira abantu batinya gufata inguzanyo? Kuko umuntu araza wamubwira ibisabwa, wamubwira uko bimeze, ukabona agize ubwoba, kandi nyamara yabyuzuza akabikora, ejo nawe wasanga yiteje imbere akagera ku ntego ze nyine nk'uko yagize icyo gitekerezo ajya kuza. Abo bantu rero ndumva nabagabura muri ibyiciro bibiri. Yego. Hari umuntu utinya gufata inguzanyo kubera ko adafite ubwishyu. Yego. Ariko hari n'utinya gufata inguzanyo kubera ko afite kubera ko adafite ingwate. Ariko reka ndikiraho n'ikindi cya gatatu, hari n'utinya gusaba inguzanyo avuga ngo ibintu byanjye nzatanga bazabigurisha. Arayifite ariko agatinya ko azayigurisha. Yego. Reka tujye kuri ibyo biciro byose rero ari bitatu. Umuntu utinya ko, reka dore kugira icyo gihe mbere ndangirijeho. Umuntu utinya ko ingwate bazayigurisha, ni ukuvuga ngo ntaba anafite n'ubushake bwo kuzayishyura. Yego. Icyo bisobanura rwose, yaramutse afite ubushake bwo kwishyura amafaranga, ntabwo yagombye gutinya gutanga ingwate. Ikindi kandi buriya icyo abantu wenda batajya bamenya ni uko ushobora no kuba udafite ingwate ariko ukayitira. Yego. Mugenzi wawe akaba yagutiza ingwate. Iyo rero mugenzi wawe muziranye, inshuti yawe yanze kugutiza ingwate, ahubwo nawe nuko bavuga ati umuntu ashobora kutayishyura, ingwate ikazagenda. Rero twavuze arimo kubaka icyizere mu bantu. Ariko ntibikabe imbogamizi ku bantu. Niba usabye inguzanyo kugira ngo icyo kigo nacyo ujye kwisabamo nicyo gikora n'akazi, kirayacuruza mu mafaranga yawe. Niba kiyaguhaye, gira nyine ubushake bwo kuyagarura kugira ngo niyo business ikomeze. Iyo ucyambuye n'undi akambura, icyo kigo kirafunga. Ntabwo rero dushaka ko Bizcom ifunga, dushaka ko Bizcom ikomeza igatera imbere, ahubwo ikazaba na bank. Yego. None igasavinga abantu banini. Ni nayo ntumbero yacu. Yego. Nuko Bizcom kera izaba na bank. Yego. Ikajya noneho itanga inguzanyo nini no ku bantu bose. Yego. Ibwo rero hari icyiciro rero cy'abantu badafite ingwate. Nayo inama tubagira ni iriya nyine, twaba tugarutseho yuko bagombye gushaka abo bishyira hamwe, abo bashyira hamwe. Noneho bantu rya tsinda ryabo cyangwa se babandi bari kumwe bakaba bamubera garanti ku nguzanyo asaba. Ndumva rero nibyo ngibyo, n'ubune n'icyo cyiciro kindi cya kabiri nacyo twakivuzeho, nicyo ngicyo nabagiraho inama. Ntekereza ko Sebastian nimba nta kindi ufite ku bibazo abakunzi bacu batubajije byose muri komenti ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, twazibasubiramo ni YouTube, uyu murongo, TikTok, Instagram, Facebook na LinkedIn, aho se twagiye duhakura bimwe mu bibazo twabajije, kandi umuyobozi mukuru yabishyizeho umucyo kandi yabisobanuye. Turagira ngo dusoreze ahangaha ku bijyanye na serivisi zo gutanga amafaranga. Uwagira andi makuru yisumbuyeho ashaka kumenya, yatugana igihe cyose atwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu. Sebastian arabakurikirana kandi akabasubiza neza cyane. Ariko kandi mwanadusanga aho dukorera ni ku Muhima, mu nyubako ya RD, ni kuri floor ya mbere. Iyo ukinjiramo nitwe winjira ureba, tukagusobanurira, tukakumara amatsiko ku byo utasobanukiwe muri no video. Ariko kandi ushobora no kuduhamagara mu gihe ushaka kuyoboza
kwifuza ku murongo wa telefone ngendanwa 0795 293 iyo duhamagaye mu masaha y'akazi turagusubiza tukakurangira ukaza tukagusobanurira kuri serivisi z'inguzanyo. Sebastian, ngira ngo nagushimira, tugashimira n'umuyobozi mukuru kubw'ikiganiro cyiza tugiranye, ariko turarikira abantu kuza kureba na part 2 nayo iri kuri YouTube, iraba isobanurira abantu ku mushinga mwiza. Ubwo noneho ni kuri bakunzi bacu bareba ikigo cyacu cyose mu gikunda, turabakunda natwe turabashimiye cyane. Bizcom Consultant Service nayo munsi turi bubasobanurire umushinga mwiza n'uwuhe. Ese ni ibitekerezo ukora umushinga gute? Mugume hano kandi mugumane natwe, turabashimiye rero. Nakadasohoka bavuga gatasohoka bivuze neza nakatagaruka nakagaruka ngo dusubire mu biganiro byacu nahamukanya. Turabashimiye.